Semuhu. Imana. Waramutse. Waramutse neza. Semuhu ntabwo ujya unkumbura? Sinyakumbura kuko nta kijya umarira. Ushaka nkumarira iki? Ndagusomye mwa. Yose ni PayPal wareje ni Cash App. No sense. Umva Semuhu, ese ko ukunaniwe? Abandi bari gusekera amenyuma. Ndi live. Ndi live Ndi kuri TikTok. Ariko kimenya kuri icyamamare none se kuguhamagara bisaba ngo ngire ko nta mabanga ngiye mpamagara uri live ko dufata tujye twubahana kubanza ukamenya ngo ndi gukora iki tumeze kandi wamenyeshejwe gute ko utazongera gukorana na Zinda kuko ntekereza ko mukora amaflyer ntekereza ko mufite ukuntu mutegurana byagenze bite kugira ngo ntimwongere gukorana na Zinda nicyo nashaka kukubaza. Anyway, urumva ngiye Imana sinjya mu bibazo by'abahost cyangwa se ibibazo by'abantu bafite icyo bapfa. Zinda twarakoze nyuma bana flyer Sunday ko bamukuye batamuteguje. Birabaza nk'umuntu wabaye host in the last week. Yego. So itasezera akazi ariko numva ko ngo ari ibintu byatangiye apfa na Muyango. Muyango muri no industry bwa 2018 ngamukuye Butare. Sinabyo bijapfa ari byinshi hari byo zindanyiritse cyitwa nataramagara Muyango cyangwa Muyango mvugishe side according to byo nasonye ku bantu atandukanye bako ngo Muyango yashwanye n'abantu ngo kwise jihad ngo muvugire agatuka abantu bakizemo abantu benshi harimo ngo Keza Triski Cherinadoro Kate Yakayonga harimo n'abantu benshi nazi. Anyway icyo nshaka kuvuga ni iki I don't take any side gusa bino bintu byacu kandi kazi dukora bagiye kuzatwangisha abandi bantu kubera ko umuntu avamo akatse undi mu gahanga bagasebanya bitwicira nyine kariyeri yacu nk'abantu tumaze muri bino bintu. By the way hari abantu bambona kano kanya kwa ko batanze guhera kera cyangwa se abamaze kugira smartphone kano kanya kwa ko zihendutse batubanye kano kanya ariko ibintu byo gose nabitangiye ba muri Leta Zunze za Amerika za 2018 wajya guhostinga za Ottawa Prince Edward Edmonton Montreal Arizona Texas so na hosting za range kandi biracyana postinze kuri account yanjye ibintu byanyose bibora biri gusa abantu nyine ko yakatunze telefone ejo bundi yumva ko ngo umenyekanye ejo bundi ari batagiye hosting ejo bundi gusa that's not the case. Njyewe nata hosting mfite imitungo yanjye yanonga natagiye mu ibyo bintu byo kugira sinzi abantu ari kundeba cyangwa kugira ute kuzamugaye kuri WhatsApp call but at the end of the day cyo nje kuvuga niki according ku byo Zinda yanyiritse nabonye ari somera Muyango namuganga za Beto whatever aramyango reka ngo bitekerezo azagusubiza na buri pride nabonye Muyango imusubiza gusa yamubwiye ko ibinamugambana n'ibiki byose ngo bizamu cyeka ndabyo kuri screenshot bana ha gusa ikiriho nuko ngeje twakoranye na Zinda noneho akamenya ko atari kuri flyer Sunday kandi ari we ushize wayikoze ngiyo Sunday. By the way uwo munsi banarwanya nawe witwa Sunday Chill ninjye wawuzanye kubera ko natanye nyito Semuhu experience na press conference abanyamakuru twari turi Sky Sports Lounge noneho iyo Semuhu experience twarana twa Juru Park kwirebero nibwo twahise Sunday Chill. So Juru Park kwera urusaku nahoye n'abayobozi b'umujyi wa Kigali polisi ribo abakomeye bo hejuru shinzwe mbari North Region mbari whatever centre whatever tuvuga nako hari abantu bakongera kuhakorera aribwo twavuye tubitwarana twa Mundi Center nyiraho umuzungu aratunaniza turahava tuza Copenhagen nawe ashaka gushimuta uwo munsi nibwo twatwaye aho mvuye none uri kumvugisha none niho twatwaye hitwa Sky Sport Lounge naho natangiye umunsi wa Semuhu experience maginga ya dushyira ahantu dushatse abanashaka tubakura ngo bashyira abandi bantu keretse ko bamwe tumaze kunaniranwa bitewe nuko batumvikanaga na boss umagarariye mu munsi twa Sunday Chill
bahise bawutwara yitwa Touchdown ari naho nkorera kandi nahatumiwe na Zinda yatumiye ba Muyango na Brian ntango bakoraga bahaje kubera reference ya Zinda kubera reference ya Zinda niyo mpamvu bahaje nuvuga ngo Zinda ni wabahabazanye inge babanje nabo bazabanze nawe ni Zinda hagutwaye inge hanwa ariko kuvuga ngo nari nabuze akazi benshi muri ngiye mu wanjye wa off ni kuwa kabiri ubundi nkurakuramiriza kuwa gatatu kwiza kuwa mbere so nomuntu kwa kabiri nadakora kandi aho ngaho nyine ngiye mfite tuzi twinshi atandukanye so at the end of the day just ngira amashari na kasu by the way Gerance mu rugo dufata mu video akuri byose natarabona by'amadrama so twabigarutseho ngo kwera afite akantu wasiyo gato bigaruka so ngiye sindi muri competition n'abantu bari bose yaba ari Muyango yari Brian bose nawe bananyumva babyumva ni kenshi abantu bashaka gupfa ibintu by'ubusa man akazi gato katuma abantu bashwana bakarwana bagatukana according kuri Zinda yaramuranye n'abo hantu imyaka irenga 2 n'igihe habaga ya kesi bamweje ahandi ubizi byagenze aho mu boss wabo ngo inshuti na Zinda so no baranango bari niba bari namuzi nango bamukorera Zinda barakuranye cyangwa baranabanye anavuye hari ahantu tuziranyeho yaraje akomeza akazi cyane urumva ko bari inshuti watanze recommendation kugira bahaza gusa nagenze mu comment n'ubwo nyibyo sinjya mbigira umwanya mwana wa ndabizi sinjya mbigira umwanya n'uhamagara ubu nibwo ndi gukanagira mu nzu kano kwa wenda ko story kwa nayo ngutsi nabi urumva ngiye namfa kufatira mu cyo kuri live abantu bose banyumvise soko n'amaduka mutanye mbaze nonsense urezi byo wa macho nta nonsense nako baba mbwire bandaye nari mfite live zanjye nakoraga sinyizikora kubera iki nshaka amahoro nshaka kubaho neza hano mu Rwanda bararogana fa kwa mbabaje muteye imbere bagira ute bakugira nabi gusa nshaka kuzaza nkibwira abantu ho gatoya nakora mu nganzo nkabwiza ukuri okay nakureka kugira ngo uruhuke dore amafaranga usigaye urya wenyine izisaga cyangwa no kugambanirana kuri kuvugwa byaba bifitanye isano n'ibibazo byabaye kuwa gatanu bakubita ngo Muyango bikavugwa ko akubitwa n'ura mu bouncer byaba bifitanye isano bigatuma byararakaje Muyango akagira ishambo y'ubuyo ahantu bihuriye Ese ko nambateza bimbwira nabibwiwe na boss wa hariya nashakanyirukanye ntango nzi ko ifata umuntu uza ngo bidahita numvise ngo yasuzumye mbanze kuryango ngamukita ngo marahwe nabyo yambwiye gusa nyiri kumusara kwa muganga yambwiye ko baraye kwa muganga kubera umuntu wamenye yakubise Muyango we yamututse we wahimwajya kwishyuza but at the end of the day ibintu ngenda ndafiteho nyine nosiyo sinyamikunda kubigarukaho cyane cyangwa mbicareho cyane but akoni kuri boss wariya numvisha avuga n'abandi bantu by the way na boss wari bavuze ko ngomba yemewe yinje kumbounce nyine ngo marahwe but ibyo ntantu bikuriye ahubwo hano numvisha mu byaturutse mu mushiti wa Zinda ngo yafashe snap ngo Rio beach boss waricaye ngo beach ngo they are sweating on stage ngo azuminga Zinda yicaye ndazuminga na Muyango ari kubyina noneho ubira tukana nyine abasha twako abahose bamwe bicaye abandi ngo ari kuri stage bari kubyina babize cyuye ngiye mu twakoranaga kwa gatanu ntacyo napfuye nabo navuyeho njya bawunkuyeho banshira kwa gatatu atari njye bisabyere bo babintwaye bose bahari uburetse gato umunsi wakoranaga naho nande wakoranaga na Muyango na Zinda na Brian barawukwambuye bamaye iminsi 2 mu cyumweru ko bamaye contract nyine ya buri kwezi bama kwa kane na kwa gatandatu kwa gatanu hava gusa umunsi bari gupfa watumye Zinda akwitinga witwa Sandechio yaturutse kuri ngiye witwa Gasemang Experience tutwara Joro Park twitwa Sandechio so nukuvuga ngo iyi ngumi yo guhera nta nihuriye n'ibingibi uravuga ko intandaro ishobora kuba ari ahantu bihuriye aho ngo numva ngo Jade ngo baramukodesha kazaga tukabana kabagira uburere yitwaje uyukana inshuti ya Muyango hano twari twumvishe umeshorizemo amazina harimo uyu nguyu byabeyeho Tricia tumwumvishemo twumvishijemo Kate Kayonga undi abo n'abantu n'ibintu nasomye hariya bavuga ko ari abantu yagiye ashwana nabo
kandi nanjye bizira kwinjira muri izo drama zabo. By the way, ntamugenzi sinzi gufata mu nyungu bidahita, nzapfa mvugisha ukuri. Ubwe Muyango yize kunzira muri drama ze na Keti ya Kayonga bavuga ngo nubwo nejeje nishye nkabareka ngo ngewe ngo nsangira ibiyobyabwenge ngo na Muyango namwicaje nawe yasi madame bwira ko nsangira ibiyobyabwenge wa mugore Jesus. Keti ya Kayonga aramuzana Keti ya Kayonga indimi. Ibyo bintu twabivuganyeho ngewe nawe. Ariko twize ushaka ku expose ndaho yatubyihore. Nshaka kubishyira hanze urambuza. Karabizi. Je man nkunda drama. Man abo bose abo host bose ndabarusha amafaranga bari mu ibirenge byanjye kereka nimpfa cyabakandoga. Ibindi birenze na mahombo twiceceke. Ibi mbikora for fun na muri America narabikoze. Ariko simva ngo nshwane nabo ngiruti. Uyu munsi wo kwa uyu munsi nango umva sibanze nyumve. Sineze kujya muri drama nabo. Uzazana drama nzayamureba museke mweke karinjije. Injije ariko. Nushaka dukorana tuzakora. Nushaka dukorana uzabireka. Fuck it, you know. I know. Da. So, ngayo nguko nduba man ariko nahise nkubwire ko ari gihe banavuga man nubwo ndavuga amazina y'abantu bakanganira muri chat ari abantu babiri bicanye boherezanya ubutumwa boherezanya amamoji yo karuka amaraso yo karuka umutima muri gukora urakoze ndapfuye man ariko urabizi ko ngewe man ndemera nkapfiramo man kandi nzi ko nshaka ubuzima bwiza nshaka kubaho neza ntibashaka abana ariko nkatuza bro nkatuza kandi nshaka ibyiza ntabwo bigira utabiharaniye. Ndabizi ko utarya imboga mvuze ibindi man hari ibindi navuga man byatuma abantu bumirwa ariko kandi ncecekere ariko igihe kizagira nabishaka nzabivuga. Okay, so ikindi ni kimana imbere y'uko ugenda wowe mu kureba kwawe uyu mukobwa yaba azizi neza ye Zinda nk'umuntu wakoranye na Zinda yaba afite amakosa ye nawe Zinda nk'umuntu umaze igihe ukoranye nawe kuva ugereye aho ngaho nk'umuntu wakuzanye hari ahantu kuri boss ejo namuganije ngiye no gutaha boss hari ambwira ko Zinda ari mu makosa akubwira ko Zinda ari mu makosa ariko sinamubwiye ko njye nabaye na boss nyanambwiye ati Zinda numije ko yabaye agiye kwigendera kandi nziko ko mwari inshuti umaye n'igihe kinini naje nano kwera Zinda sinaje no kwera Brian cyangwa Muyango numva ngo Zinda ari mu makosa ambwira ABCD FFG whatever ariko icyo zakubwira n'icyo boss nawe nango yishimiye ukuntu Zinda yamuseze. So, because according to boss yavuze ko atamwishiye ataza gukora nta umuntu waza gukorera ubuntu nawe urabizi sibyo. Yeah, so now njya muri detail kuko you are nothing nango uri umunyamakuru nango uri umucamanza ngo rikunga abantu nawe ushaka byacitse rero nakubwire iryo jambo umva n'undi munsi utazamenyera Eric wamuginga you can no come imbere ya audience mfite ngo am nothing. Ndakubaza Eric niba nangoma kumenya detail urambwiye ngo am nothing. Nese kwafasha okay ngaza na muri Muyango mu batapfana Muyango urambwiye ngo am nothing. Okay, you are something but you cannot help them. Okay, help them then. Actually, apologize to me. Apologize to me. Okay, Godfather bafashe biyunge reka ngubanze nkibwirire ngeje nyango bafashe muri nanyweye ntwaye mukaza kunkora inkuru ngo nafashe abana b'imyaka 75 ngo kungufu none se kuvuga ngo inshuti yanjye irambo yabivuze wafashije nagufashije iki nagufashije iki ndakubaza uretse gato nagufashije iki twarageze naho dutabaza RIB police station nzira kuba natwaye nanyweye twavuganye nawe Eric ndakubaza nageze aho duhamagara na RIB tubaga umuntu ngo nagufashije iki nukumbwiye muhamagara RIB se bagiye kwitanya ikirego ku Kimihurura kucyo wakivanyemo ninge wigiriyeyo kandi kuba ko naza amatiku sinavuye ngo nze mbitangaza kubera iki baguhamagaye kubera iki baguhamagaye ariko baguhamagaye kujya kumubabarira muri RIB kujya kumubabarira kuko ari nge watanze ikirego yego so hanyuma nyuma yuko uvuyeyo umuntu yakuvuzanye nonsense kutamusubije nonsense uretse no kumusubiza uretse gato havuyemo kasuko warungwaniriye
ayi nkawe hanyuma agasuka ku Rwanda kuyihe pano si pano yanjye siyo twari turi siyo twakoze byavugiwe ngiyo ngaho genda rero yereje imanzi umunyamakuru ndi mu bantu bakoze space yo kwamagana kiriya kintu cyazanye birabihuha no sense ahubwo ni wowe ndababaye urakoze cyane ku makuru mpaye kandi uko nkuzi wowe wari kuba utazi ko nakurwaniye ukaba aya masaha wafashe amasaha n'ibitotsi ufite ukazanga ukaza kumvugisha you apologize to me ndaza kukwesura mu gikari urakoze cyane ariko narakurwaniye wakintuwe ninjye wazanye live yo kugira ngo twamagane kiriya kintu cyazanye kuguhindanya urumva umvuga neza nugenda uvuga nawe ngo nanjye n'abakobwa ntacyo mpfana nguvugana n'iki ari cyo ngiye ukubizi njyavuga ngo bavuze ngo oya ariko reka ndaza kukwesura nubyuka turavugana bye imihanda iranyereye hasigaye kuzana na Muyanga akivugira mfite guhanganira n'umuntu ahantu hamwe kandi mu by'ukuri ntago touchdown ariyo yari holdinze umugisha wanjye kumva yuko nahakoze nshobora my life would fall apart no I just made the decision ndavuga nkuko nabo banunguye bakankura mu kazi batambwiye bro uzi kwicara uba wabariye amafaranga uzi ngo iminsi yanjye agenda gutya na gutya na gutya buri wese bari guhasulinga uri kubyumva umuntu yahiza agakura mu kazi out of nowhere. That is so bad. Muyango umuntu amukuye mu kazi atamubwiye she would go crazy. So bihagaze bite rero ubu ngubu so means you have to get ego touchdown nahavuye ubwo nyine negereje kandi kazi Imana izameza and other opportunities Imana izameza Muyango namurekeye ikibuga ataza aho kugira ngo ajye kubona nje mpanganye nawe cyangwa hari kuzana drama nyinshi. I'd rather let her be. I give her the space muhaye ikibuga azaci running kabisa nkuko yumva yuko nyine ariyo mu host wa Danje nanjye namuhaye ikibuga kugira ngo akomeze hosting. Nyuma yaho ngaho rero tubona hariya biracitse uravuga ati ntago bigumisha mu mutima reka mbibwira abanyarwanda babimenye. You go on your Snapchat cyane rwose batazajya banaza muri touchdown bazi ko ndiyo kuko n'ubwo baraza na Friday bajyaga bambazwa none se ko tutakubona uri muri touchdown ntabwo ngiye ngomba rero guconfusinga abantu ma following. I have to be very clear with them. So wavuye muri touchdown ariko ubigambaniwe na Muyango wazanyemo. Yego. Oh my god. Yeah. Okay. So as long as twumvishe Saida ndakwihanganishije hano hari abantu bose 500 ntabwo ari bake barabyumvishe ubwo bari batabizi barabimenye kandi ubimekinze clear na abantu bamwe bati no Zinda n'umushuti wa Muyango ntabwo bahakinze account ya ntabwo ari wabyanditse abandi bati niwe ndavuga kubera iki se we adashobora kubishyiraho umucyo. Yeah, na muntu hakinze account yanjye. Ibi wavuze niko byagenze. I wasn't expecting that. Now I have his account yanjye ibintu niko byagenze. I had to be clear with everyone that nk'umuntu wari inshuti wawe uwo witegereje ukareba impamvu ushobora kumenya ushobora kuyoberwa impamvu umuntu akoze I mean icyatumye umuntu akora ikintu ariko ntiwaberwa to the source utekereza ko ari iyo mpamvu yatumye Muyango gukorera ibintu nk'ibi ngibi kandi ari inshuti yawe ahubwo cyeretse njye ambwiye impamvu yabyo nawe ntabugeze amasaha uzi nawe yindi kuko njye Muyango arabizi neza ko tuziranye arabizi neza cyane ko tuziranye yego nima yanze umuntu abashaka ngo naho mwange kandi njyewe nta munyangire mba mfite like it's your problems with that person, it is not my problem with them. Ko umuntu wari inshuti yawe wafashije nuko ukanamufata n'akaboko wavuze ko nyuma y'Imana uri mu bantu bazanye akaboko mbere kumugira uwari we uyu munsi uravuze ngo uramuzi cyane nk'umuntu uzi cyane mukamufitanya amabanga ibingibi ntibyavamo intandaro yo kurakara hakaza amabanga atagombye kujyanza akajya hanze hari umusajemo guterana amagambo no guhangana amabanga nzi ko atakagombye kujya hanze yagiye ko ngo amabanga mufitiye arabizi abari amabanga agomba kujya hanze arabizi ko byagenda nta mabanga ahari ndacyayamubikire ndanakomeza nyamubikire urabyumva neza ariko nubwo twakoranaga nubwo ngubwo byagaragaraga yuko ubucuti bwanjye nawe nyine harimo a very big difference bitewe n'ukuntu twatangiye turi inshuti. We had outgrown each other. Buri muntu wese nyine icyo twahuriragamo n'akazi nyuma y'akazi nta kindi kintu nahuriragamo na Muyango. Iri joro ryamubanye na conversations zo ku ruhande na biganiro bya buri munsi na bucuti bwa buri munsi Muyango nyine nanjye namubonaga nk'uko abandi bose bamubona
kubera yuko igihe cyageze numva yuko ngomba gufata umwanzuro ntabwo byari gukomeza gutyo. mwari mumaze igihe kingana gite umubano wanyu warahagaze? Ni kinini cyane, ntabwo wahagaze, ni kwa kundi ufata umwanzuro ukavuga ati uyu muntu ngomba kumufata gutya kugira ngo nongera gushwana nawe cyangwa nongera kugira ikibazo muriramo nawe, ngomba kumufata gutya. Umuntu ukamukomeza ukamukunda ariko in a very distant way. So warara mu high distance. Yeah, very big distance. Buri wese akora ibye nanjye akamenya ibye, ngamusupportinga, ngomba kumusupportinga, akansupportinga, ngomba kumusupportinga, ariko buri wese akora ibye. Everyone minds their business. Oh, iri joro yakubitwe. The friendship was not that deep. Oh, the friendship was not that deep. No, it wasn't that deep. What was the reason to cancel the because a lot of friendship? things have been going on between me and her for so many years, you know. Okay. So because njyewe muyango arabizi neza yuko nta mukobwa ni mu buzima nigeze numva mbaye inshuti ye nkamukundira n'ibyo byose nkamukundira nuko ari kose nawe. Muyango ibyo narabizi 100%. Arabizi neza yuko nta mutima mubingira, arabizi neza yuko nta rwango mufitiye, arabizi neza. Ntabwo nzi satani yamushutse, ntabwo nzi ikibazo afite, ntabwo nzi, she's not okay at all. She's not okay. You actually need to check on her. What do you mean she's not okay? Kandi ari umukozi bavuga ko ari we muhost. What do you mean kandi ntekereza ko ari we muhost bavuga uhostinga ari gukora amafaranga? Host wenda uko ni uza mu kazi kawe ukingenza ku bantu gutyo, you have issues with people. So you mean she's not okay mentally? I think so, because I feel sorry about her. It is not normal. Ukuntu nzi muyango, ukuntu nari nzi muyango kera, n'ukuntu mubona ubu ngubu, they are totally two different people. Okay. Yeah, that's what I'm talking about. So, Zinda ndagushimiye, ubwo abantu barabyumvisha. Do you have the number of this bouncer? Ko nshaka kumuvugisha. Ntabwo mfite nimero yiwe, nyeka yuko nshobora kuba nagifunze. Okay, mu gufungwa basanze byakoze bigize icyaha cyangwa yafungishijwe n'imbaraga zawe? I never followed up that. Ntabwo ngeze mbi following up, ntabwo mbizi. We nicyo nzi, amakuru mfite nuko ngo bamubwiye yuko nasaba Muyango imbabazi azasobokamo, ngo akavuga yuko agashaka gusaba Muyango imbabazi. Okay, niyo mpamvu agifunze. Niyo makuru mfite. So nuvuga ngo uyu mubounce wakubise Muyango natamusaba imbabazi ntabwo azasohoka muri gereza. Niko mbitekereza. Ntabwo ibyo bintu. I'm not very sure about that. No, ibyo bintu ntabwo bibaho, ariko iyo umuntu yakoze icyaha ntabwo umuntu. So ibyo ngibyo ntekereza ko turaza kuri umuntu yaza kubikurikirira uruhande. Ibyo ngibyo ndamwaza kubikurikirana, ahubwo wenda nabaza abandi ba bounce abagenzi biwe bakabikurikirana mukabikurikirana nabo. Ibyo ngibyo ntabwo mbizi ko bigenda, ntabwo amategeko nyazi cyane. Turaza kubireba. Zinda ndagushimiye, ariko ntabwo uzicwa n'inzara wiye here, don't worry. Abantu baragukunda kandi ntabwo uzabura n'akandi kazi. Ndagushimiye cyane, thank you so much. Thank you. Utapinge screen ngiye guhamagara undi muntu. Kejo. Kigali hahiye. Game over. Iyi nzo kumpaye se? Soma ibyanditseho. Ndapfuye abanyarwanda n'abagome, ndapfuye kodana. Hariya ngo Zinda yaratwaye Muyango kumurangira kumwereka bose ngo abahuze. Iyi kizaro ntabwo bafungira. Wapi inzoga tubafungira gute? Ntabwo bafungira hano. Akinzoga ntari. Ndakubuje. Bagiye kumuhesha akazi rwose, nako yagiye kumwereka umubose birangira mumukuyeho. Ndebere umunyarwanda bro, mu ndebere no kuri Imana. Hosta na Boro yansekeje. Kanye kuri batafungi. Iyi ni version hari ntuza ya Muyango niyo ntari kubona. The thing is ahangaha twumvishe version yande, tumaze kumva version yande. Mutapinge screen tugiye kuzana part 2. Twicaye ntisimwe mukunda itiku rihari kwa wingi musharinge ze mbereke. Mutapinge screen tugire kubijana duhamagare hano. Twumvishe verisiyo y'ukuntu byagenze. Muyango
ntabwo ngo yigeze yihanganira ingumi yakubiswe. Umuntu wese wabigizemo uruhare udafunzwe agomba kwicwa n'inzara. Muyango nta miyago. Muyango nyuma yo kuva mu bitaro, umuntu wese wakubiswa hari, uyu nguyu agomba kubiryozwa. ngo wamuhaye nimero za Zinda akamuremera Genda wite ku muryango w'iwanyu wabushita we, uramuremera muri no sense. So ahangaha rero tujye ku rundi ruhande. Urumva aba boss bo baravuga iki kuri iki kibazo? Kejo bose babakura he rero? Nitse gato. Semuhungu yabyutse, munzanire Semuhungu hano gato. Yara Sky ntabwo yaba yabyutse ko Semuhungu ntabwo yababyutse aka kanya. kuba Flix tuvuganye mu kanya bari gutaha mu saa 12. Kandi Kejo nawe ugira umuntu waratago dupfa. Muceceke.